Muraho neza rero nshuti z'akadasohoka za Ngabo Empire, amahoro y'Imana abane namwe. Nizere yuko mumeze neza cyane aho muherereye mu bice bigize isi bigiye bitandukanye. Abantu muri mu majyepfo y'isi, abantu muri mu majyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, mwese mwiyumvemo ikaze kuri Ngabo Empire. Mwumve yuko aha ari iwanyu. So rero umwana uri iwabo ntabwo bamukubita, ahubwo umwana uri iwabo yumva yuko afite ikaze kuri buri kimwe cyose. Nawe rero wiyumvemo ikaze. Wowe ubona ibintu bitameze neza, ihangane wumve yuko ibintu bidahora bimeze nabi, kandi nawe bimeze neza ujye wibuka gushima Imana, niyo igena byose. Rero aka kanya ngiye kubagezaho ikiganiro, ariko ikiganiro ngiye kubagezaho bamwe bajya bagerageza kudutera imijugujugu, abandi bakadushimira ikintu tuba dukoze. Bamwe bagifata neza, abandi bakagifata nabi, ariko abagifata nabi nta kintu biba bitubwiye. Abagifata neza namwe kudashapo, muri abantu b'ingenzi. Tugiye kubagezaho ikiganiro, ese ni ukubera iki abamama cyangwa se abagore bamwe na bamwe iyo bagiye bari mu gikorwa cy'abashakanye cyangwa se umushikirano w'abashakanye cyangwa se imibonano mpuzabitsina n'abafashaho, kuki bashaka kwihagarika, bakumva bashaka kwihagarika? Ese inkari zitandukaniye he n'amavangingo? Inkari zitandukaniye he n'amavangingo? Kuki iyo bari mu gikorwa bumva bashaka kwihagarika? Ese birashoboka yuko umuntu w'umumama ashobora kurekura inkari? Ko bamwe baravuga ngo umuntu yagutuburiye akurekurira inkari kandi yagakwiye kurekura amavangingo. Birashoboka ko umuntu ashobora kurekura inkari mu mwanya wo kurekura amavangingo? Ibyo ngibyo rero ndahari nka Ngabo Empire kugira ngo bibasobanure byose. Nizere yuko uwari ubifiteho ikibazo, icyo kibazo kirangiriye aha, atari bwongere kubigiraho ikibazo, kandi ko nawe utaruzi uburyo bwo gusohora amavangingo rwose ugiye kuyabona, kuko ibibazo byanyu bimaze kuba ibibazo byinshi ndetse biteye ikibazo. Ngiye kubasobanurira, aho uzumva ufite ikibazo uzampamagare umbaze. Si wowe wa mbere uzaba umbajije, ni benshi cyane, ni benshi pe, ni benshi. Uwumva afite ikibazo yambaza kuri nimero yanjye 0788 47 40 51. So rero reka dutangire ikiganiro, dutangire mbasobanurira. Ariko niba uzi yuko utari wakora subscribe, nyabuna yikore. Ibiganiro byacu ni ingenzi, ni ibiganiro bifite akamaro. Iyo wari ufite ubuzima bubi burahinduka bukaba bwiza, iyo wari ufite ubuzima bwiza buba bwiza cyane. Niyo mpamvu mba ngira ngo rwose mwiyumvemo ikaze, mukore izo subscribe muri benshi cyane, kugira ngo platform yacu, urubuga rwacu rwa YouTube rukure, rujye juru, rugere hirya no hino. So rero nawe wayikoze, jya ugerageza gukora share, like na comment, usharinga ibiganiro bigere ku bantu benshi, kubera yuko hari igihe nawe biba bikugezeho, kubera yuko hari undi wabikoreye share bikakugeraho. So nawe rero jya urakora share, ubyoherereze bagenzi bawe kugira ngo babirebe, ahari byabagirira akamaro. Utere na commentaire, utwandikire, utubwire icyo wifuza. Ushobora kutunenga utwenda mwagikoze nabi, cyangwa se ukatwungura inama uti hari ibyo mwibagiwemo. Ibyo byose birakenewe.
so rero mugerageze mukore ibyo tubabwiye, utari wayikora akore subscribe cyangwa se sabone mu rurimi rw'igifaransa. So rero ikaze mu kiganiro cyacu, reka dutangirane namwe mwubatse cyangwa se mutubatse simbizi, buri wese n'uburenganzira bwe. Icyangombwa nuko amenya ese iki gikorwa cyo gusohora amavangingo bimeze bite, gitandukaniye n'inkari. Ese umuntu ashobora gusohora amavangingo cyangwa se gushobora gusohora inkari mu mwanya w'amavangingo? Ese niba byashoboka byabaho byagenze bite? Kuko iki kintu cyo kuvuga ngo abantu baratubura bagasohora inkari ndetse ziri kunuka bakazisohora aho kugira basohore amavangingo, ngo barabatuburira bakabijyaho impaka, bakumva ko bamwe ngo bidashoboka abandi ngo bishoboka. Ndagira ngo iki kintu turarangiza ikiganiro mwamaze kugisobanukirwa, kandi izo mpaka zashize mumenye uko bigenda, sibyo? Reka rero dutangire. Ni ukuvuga ngo iyo abantu babiri bari mu gikorwa cy'umushikirano cyangwa se umushikirano w'abashakanye, cyangwa bari mu gikorwa cyo guhuza ibitsina cyangwa se bari kuryamana, reka tubivuge gutyo, abo bantu habaho igikorwa cyo kwishima kw'abantu babiri. Igikorwa cyo kwishima kw'abantu babiri rero, iyo umugore yishimye cyane akishima, yumva ibintu bimwirukansemo bikaza bikamanuka, akagira ubushake bwo kuba yakumva yarekura amavangingo. So rero iyo umugore atamenyere cyangwa se umukobwa atamenyere gusohora ayo mazi cyangwa se ayo mavangingo, we yumva bimeze nk'inkari, kuko n'ubundi biba bishushe n'inkari zishushe. Rero iyo atabimenyereye, we yumva ameze nk'ugiye kunyara. Icyo si mucyumvise? Yumva ameze nk'ugiye kunyara. We akumva rero uko bari kumukorera bigashaka gusohoka, akumva ko ari inkari agiye kurekura, karabaciye inka amabere. Bagore bakobwa mugera muri icyo gihe mukumva bimeze gutyo, ntimugire ikibazo, mujye murazirekura. Izo ntabwo ari inkari, sibyo? Aho bitandukaniye n'inkari dore ngibi. Ni ukuvuga ngo umugore iyo ari mu gikorwa akumva yishimye, ibyo bari kumukorera byamunyuze, akumva yaryohewe, ntabwo bishoboka ko zaba inkari. Iyo mugore weho utari warangiza, ntabwo wasoba inkari ngo bikunde. Icyo mucyumve. Iyo utari warangiza ufite ubushake, bari kugukorera ibintu kumva biraryoshe byagusajije, ntabwo wasohora inkari ngo bikunde. Ni ukuvuga ngo wa mwenge uzamo inkari uba ufunze, ahubwo w'amavangingo ari wo ufunguye. Noneho kwa kundi wumva ukuntu bimere iyo ugiye kunyara bishushe bishaka gusohoka, niko n'amavangingo biba bimeze. Irekure, irekure umere nk'unyaye, irekure ayo mavangingo asohoke, asandare, anyanyagire, urebe ukuntu umugabo yishima, ahubwo azanakugabira inka. Irekure, izo ntari inkari. Noneho abantu bamwe na bamwe bakavuga bati badutuburiye baturekurira inkari. Oya, ntabwo ari inkari. Niba wumvisemo akanuko nk'ak'inkari, ikiba kibiteye ngo kaze kameze nk'ak'inkari. Nawe tekereza, niba umugore atarekuraga amavangingo, atayasohoraga, noneho kakaba gasohotse, ese gasohoka gameze gate? Bireke, namara kuyasohora uyu munsi n'ejo akasohora n'ejo bundi, cyangwa se ryari bitewe n'igihe mugira mu mibonano, uzumve ko nk'ubwa gatatu nk'ubwa kangahe azongera kunuka. Ntabwo azongera kunuka, azaba ameze neza cyane. Kandi wowe mugore, wowe mukobwa uyasohoye gutyo, kubera ko utari usanzwe uzi kuyasohora, noneho
urajya urajya mu gikorwa gahite bwizame uyasohore kuko wamenyereye. Rimwe rirahagije kugira ngo usohore amavangingo noneho buri gihe. Hari abajya batubaza ibibazo bigiye bitandukanye, bakatubaza ngo mbese birashoboka ko umuntu ashobora gusohora inkari mu mwanya w'amavangingo? Abantu benshi ntabwo bazi gutandukanya ibyo bintu. Nta muntu n'umwe wakibasubije, ariko ndagira ngo nkibasubize. Yego birashoboka, bishoboka ariko ryari? Ni ukuvuga ngo niba uzi yuko nta bushake ugira, bakaba bakurongora utazi ibyo ari byo, weho uraho gusa kugira ngo wubahirize urugo rudasenyuka, kubera yuko utari kumva igikorwa muri icyo ari cyo, ntawe utaryohewe, weho ntabwo wa mwanya w'amavangingo waba wifunguye, ahubwo waba wafunguye uw'inkari, warekura inkari. Ikindi gihe ushobora gusohora inkari mu mwanya w'amavangingo ni igihe weho n'umugabo mwakoze umushikirano w'abashakanye, none ugasanga urangije mbere y'umugabo. Icyo gihe iyo urangije ukumva uburyohe burashize cyangwa se santima zirashize, umugabo agakomeza gukora ibyo ari gukora kugira nawe yirwane harangize, icyo gihe wa mwenge uzana amavangingo uhita wifunga. Iyo umaze kwifunga rero, uwumvise ushaka kunyara ugahita urekura, wasohora inkari. Icyo ntimucyumvise? Wasohora inkari. So rero niba ukiri mu gikorwa ukumva waryohewe, bari kukurongora bimeze neza mwishimanye, ukaba utarekuraga amavangingo ariko ukumva ugiye kwinyarira, nyabuna gerageza urekure, ubireke urekure, ibintu biragenda neza, umugabo arishima ndetse yanakugabira n'iyo nka. Murabyumvise neza? So ikindi tubahana ni ukujya mugira isuku kugira ngo mutabasha gukora imibonano mukumva amavangingo muri kuyaranutse. Icya mbere kiyanutse, ibaze iyo wagiye kwihagarika wowe mu mama, ntabwo uri nk'umugabo, umukobwa ntabwo uri nk'umusore, ko umusore we azunguza igitsina, inkari zigashiramo. Rero weho iyo uhise wambara ntabwo witabaje, ntawagize ute, kakuka k'inkari n'iki kagumamo. Iyo ugeze mu rugo rero ntukarabe, mukajya mu buriri ukimeze kwa kundi, ni ukuvuga ngo ka kanuko karaza. Iyo urekuye amavangingo azana ku kanuko. Ntabwo ari byo gusa, nawe mugabo ntiwikoreye isuku, ibyo ukora byose ugakora ku gitsina cyawe, wafashe ku mafaranga, wafashe kuri za garidefu z'ahantu wanyuze, wasuhukanyije n'abantu, wajya kunyara ukikora ku gitsina, wajya kunyara ukikora ku gitsina, warangiza wataha ugapfa kucinjiza mu mugore udakarabye. Ntiwahakarabye, n'izo ntoki wiriwe urakoza ku bintu bigiye bitandukanye, ntiwazikarabye, ugahita ujya mu gitsina cy'umugore ugakarisa ukagira ubuyi. Nyabuna mugire isuku, ari umugore ajye abanza gutabaza mbere yo kugira ngo mujye kugira gute, mujye kuryama. Yashobora kubikora ari gutegura amafunguro cyangwa mu kandi kazi k'umugoroba, kugira ngo nimujya kuryama mugende mumeze fresh. Nawe mugabo ushobora no kuba ufite agatambaro kakanyuza mu tuzi ukihanagura, n'umugore yabikora. Bajya babigisha ukuntu mwabigenza, mukagura utuyesume n'uduki, noneho mukinjira mu gikorwa mumeze fresh. Mujye muragerageza rero mukora igikorwa neza, kuko nicyo kiba cyarabakuye iwanyu, umwe akava iwabo n'undi akava iwabo. Mujye muragikora, mugikore neza, mukirangize neza. Nizere yuko rero icyo kibazo mwari mufite cyo gusohora amavangingo mumenye uko mwayasohora,
ntimukajye murumva mwaryohewe ngo mwumve mugiye kunyara, oya, ahubwo ujye uravuga uti amavangingo yaje, ujye urabyumva noneho uyirekure. Umugabo niyumva byaje anyaze, akunyaze, wumva uruhutse, ibintu bigende neza, bigende mu buryo. So rero mujye muri enjoyinga icyo gikorwa, nta cyaha kirimo kuko mwabaye umubiri umwe. So rero amahoro y'Imana abane namwe. Wowe ukoze subscribe turagushimiye, wowe utari wayikora gerageza uyikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Ikindi wowe ubona dukoze ikiganiro nk'iki ukagifata nk'aho twaciye nk'amabere, jya ugerageza wihangane, ibyo biba ari ibyawe bikuri mu mutwe n'imyumvire yawe, sibyo? Hari abo tuba tugikoze bikabafasha, bikabashimisha kandi bikabubaka, sibyo? So rero mujye mugerageza mugabanye ibikoma mu mutwe, mute gucira abandi urubanza. Ikindi cya kabiri, mujye mumenya ko ibingibi tuba dukora tubikora nk'uko n'undi muntu uwo ari we wese akora akazi ke akagahemberwa. Natwe rero ibi dukora turabikora tukabihemberwa. YouTube ni akazi, YouTube irigisha, YouTube abantu bakaba inshuti, bakaba umuryango, bakadukunda. Tumaze kugira umuryango munini, nawe tekereza aho mfite inshuti zigera mu bihumbi 23. Wewe utekereze ufite zingahe wowe ujya kutunenga? Ibihumbi 23 badutega amatwi, batwumva, bakatubwira bati courage. So rero mujye mumenya ko akari akazi nk'akandi kose. Amahoro y'Imana abane namwe, mukomeze mugubwe neza.